Muraho, uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'umusore wagiye kwaka akazi muri farumasi, ariko ibyo yabinyuzemo kandi byamuhindura ubuzima. Njye ugiye kubagezaho iyi nkuru ndetse ntitugengane nk'ibisanzwe. N'abatindi rero, hari mu gitondo kuwa mbere nk'ibisanzwe, mu gihe cy'itumba, nibwo havutse umwana wari wishimiwe n'abari bamwibarutse, yitwa Nsengumukiza Olivier. Nsengumukiza Olivier yaje gukura, amateka ye yabashije kuyandika akuze. Gusa baca umugani mu kinyarwanda, icyo uzaba cyo ntaho kijya, cyangwa se muragendana. Uyu musore yarazindutse ari mu gitondo, agiye nk'abandi kwaka akazi. Abandi bose bajyanaga ibipapuro y'ibyo bize, gusa yari yarize ubuganga. Ni ukuvuga ngo baguhaga kuzuza ibipapuro cyangwa se ikizami, watsinda ukabona akazi. Tudatinze rero, Olivier wacu yageze aho bagombaga gukorera akazi cyangwa se ikizami cy'akazi, asa nkaho yakerereweho kuko yihutaga. Yagonze umuntu wasaga nkaho nawe yaje kwaka akazi, kuko Olivier yarezwe n'ababyeyi be kandi basengaga kandi bubaha Imana n'ikinyabupfura cyinshi. Ati nyakubahwa, sorry mbabarira, nyakubahwa. Maze Olivier ashaka guca bugufi, umutorera ibyo yari amutesheje bya dokima cyangwa se ibipapuro yari afite mu ntoki, nawe ameze nk'aho ashaka kwaka akazi. Umugabo aramubuza, aramubwira ati ihute udasanga ikizami kirangiye. Olivier ntiyabitinzeho, yahise akora ibyo abwiwe, atanatekereje ko ubimubwiye nawe atagashaka ako kazi bari baje kuruhira. Olivier bidatinze ikizamini yaratsinze. Olivier bahise bamwohereza kure y'iwabo amayira 1000. Urumva ntiwakora aka kazi utaha iwanyu nk'uko byari bisanzwe. Ku munsi wa mbere yatangiye gukora akazi nk'ibisanzwe nk'umuntu ukigera mu kazi. Urumva harimo ibigusha byinshi, ibikugoye ndetse amavunane. Mu masaha yo gutaha ageze, bitunguranye haje umurwayi w'umugabo. Urwaye asa nkaho arembye cyane, ati ubufasha. Akomeza gutaka cyane, ati ubufasha. Abantu bose bari abaganga bari aho ngaho barihinze, basa nkaho bamusuzuguye kubera ko umusaza cyangwa se uwo mugabo amasaha yarajemo yo kwivuza yari yarenze, kuko hari igihe cyo gutaha cyari kigeze. Iyo bamuvura abo bose bandi bari bahari bari gutinda gutaha. Ako kanya Olivier yabitekerejeho, asabwira uwo mugabo urwaye ati ngwino ku gatanda k'abarwayi nkuvure. Umugabo araza araryama maze atangira kumuvura. Olivier byaramugoye cyane kuko bwari bwije kandi yari afite pressure yo gutaha hakiri kare. Gusa ntibyatumye atamuvura. Umusaza aramushima cyane, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Olivier yaratashye nk'ibisanzwe mu gitondo ku munsi wa kabiri, aza mu kazi. Gusa yazindutse cyane nk'ibisanzwe kandi yari yaryamye atinze. Akigera ku kazi yahasanze umusaza warembye cyane kandi warembye byo gupfa. Olivier arihuta cyane
ndetse aho hafi hari n'umusekirite aramuhamagara cyane atabaza ati ubufasha. Nta kindi yashakaga ko amufasha kuzana agatanda k'abarwayi bagashyiraho umusaza, nuko umusaza baramuvura arataha. Nuko amasaha akomeza kwicuma, ya masaha yo gutaha n'ubundi ageze, hazamo umugore ariko avuga nk'abagabo, ariko nawe yari arwaye. Abari aho bose b'abaganga batangiye gufata ibyabo ngo batahe, abandi baraseka batangira no kwibaza nimba uwo muntu yaba ari umutinganyi, babivuga cyane kugira ngo abyumve. Ndetse uwo muntu byaramubabaje cyane. Uwo mubyeyi birakomeza biramubabaza cyane kuko nta bundi buryo yari afite kandi yari akeneye kuvurwa. Maze umunyamutima mwiza wacu Olivier aramubwira ati mubyeyi ngwino nkwiteho. Umubyeyi ati murakoze, maze nawe aramuvura. Ku munsi wa gatatu nk'akazi n'ibisanzwe, Olivier wacu arazinduka ajya mu kazi. Agezeyo atangira kwita ku kazi yandika. Hari umugabo uri kumwitegereza cyane wari wicaye mu barwayi, ariko we ubona asa nkaho nta kibazo afite. Maze Olivier akubitana nawe amaso. Olivier akomeza akazi ntiyabyitaho. Umugabo yakomeje kumwitegereza cyane uko akora akazi. Igihe cya pause kirageze, abandi bakozi bagiye gufata ibya saa sita. Gusa Olivier ahari we hari ibyo yari atarasoza, yubuye umutwe akubitana na wa mugabo. Olivier n'ikinyabupfura cyinshi aramwegera aramubaza ati tugufashe gute? Umugabo ati njye nta kibazo mfite. Olivier wacu biramuyobera ariko ntiyabyumva. Akomeza guhatiriza umugabo amubaza ko nta kibazo afite koko. Uko Olivier urumva hari nk'igihe nk'abantu baza kwivuza bafite amasoni y'indwara barwaye, bigasaba ko baryoshya kugira ngo babikubwire. We ntiyiyumvishaga ko umuntu yaza kwicara mu ntebe zo kwa muganga atarwaye. Ati ntibibaho. Olivier atarasoza kuvuga, wa mugabo ati warakoze. Olivier noneho biramucanga ati noneho se muziki ko aribwo nkibona akazi, aba nta n'ikintu na kimwe ndakora, n'umushahara wa mbere ntarawufata, ubu nagukoreye iki wa mugabo we? Wanyibeshyeho genda. Umugabo ati njye ugonze cya gihe igihe uze kwaka akazi. Olivier noneho yatangiye kugira n'ubwoba, atangira kuvuga ati sorry mumbabarire nyakubahwa, sinabishakaga, byari impanuka. Kandi mu bitekerezo Olivier yatangiye no gukeka ko haba hari urugingo yaba yarangije igihe yamuhutazaga. Maze umusaza mu ijwi rituje ati ninjye nyirizi kampani ukoramo. Olivier nta bindi yahise atekereza, yatekereje ko bagiye kumwirukana. Aba nk'ucitse intege, anatekereza ko agiye gusubira muri bwa buzima wo kurya ari uko iwabo baciye inshuro. Biramucanga maze atangira kurira. Uwo bosi cyangwa se uwo mugabo yatekereje ko umuhungu afite ikibazo gikomeye cyane, nuko aramubaza ati bite kurira kandi uri mukuru? Ceceka hatagira umuntu usanga uri kuririra hano. Umugabo ati wakoze neza, iyi post ukoraho ndayiguhaye, ariko uzayifate neza kugira ngo uzabashe kwitura neza undi muntu uzabona uyikwiriye. Maze boss ati ikaze mu muryango w'abagira neza, aho uhabwa amahirwe yo gukora ibyo ushoboye, utabyirengagiza cyangwa ukikunda, ugahabwa impano ikomeye cyane. Boss ati ndabizi wagiye uhura n'ibibazo byinshi
ndetse binakugoye muri aka kazi, ariko wihangane, byabaga byapanzwe. Abantu bose babonaga hano bose ni abantu bacu. Umuhungu wacu aho yari ari yakomeje gutungurwa, yibaza niba atari kurota, ariko akomeza gutega amatwi ku mikorere y'uyu muryango. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amena. Bantu mwese mukurikiye iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru y'uyu musore wacu, ndabasaba kubaha buri wese, kuko isi tubamo ni ishuri. Ibyo unyuramo byose rero bishobora kuba ari ikizamini wakitsinda ukagera ku ndoto zawe. Ni ukuvuga ngo uyu muryango ubaho bya nyabyo, ndetse n'iyi nkuru ni ukuri. Nawe ufite inkuru wayisangiza abandi, ushobora kutwandikira hano muri komenti ukatubwira ibyawe, cyangwa ukandika kuri 078 92 04 823 ukatwandikira WhatsApp. Inkuru yawe tukabasha kuyisangiza abandi, nimba nawe waragiriwe neza tukabasha kubigeza ku bandi. Njye wari kukugezaho iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru ni Senti Gengane nk'ibisanzwe. Murakoze, ndabashimiye.